ubu si impano nguhaye ugiye kuyikuramo insigire nzayihane wundi kubona matiya ndashaka kuyakuramo byanjye nkuramo uyu mwanda wawe uyu mwanda uri kunyandisa gavansi bankuramo kaririba ceceka aho ngafatagira umeze bite ese kurimo kureba gutyo yego ntabwo se ko mbona niba rero uri kundeba sibwo ntabwo ndi kuguhaga gusa ukuntu yego akunsuhuza oya ariko twaba turi kumwe ntabwo bagiye ko twaba turi kumwe cyakoze ndanakundana hari niba nsigaye sawa nakwanda none se igihe twabereye hano nibwo wakwibuka ko yego kumanya ujye utanakwibuka ko twaba turi kumwe ese wankoze ese sheri sawa wankoze iki niba ntibuka ko twari turi kumwe ubwo hankoze iki ko nasi okay urifuza iki basi kugira ubone kumwe Mama ameje kugorana yego ariko tubyihorere famwe ntarubwire urabizi nyine ko tumaze iminsi myinshi tutabonana haciyeho ukwezi kose kubera nyine uzi ko naragiye gusa nyine mbona bikumbuye nanjye ndagukumbuye wabaye mwiza wambaye neza urabona narahindutse ahantu bakogoshe neza wabaye n'inzobe maze iyo nirebye ndabona nta kintu nari nahinduka kubera ndabizi ko ngo ndacyaruruka ubaye umuntu ndetse nawe ntabwo ajya abimenya none se imeze neza nta kibazo ikintu cya mbere ni uko nshimira imana cya bebe cyari uracyankunda of course ndagukunda cyane rwose nashimye ese ndikubona warahindutse nyine ntabwo ukishapu nka mbere byagenze bite abashiki banje bose bagiye mu gisirikare baragaruka ubu nibo nirirwana nabo hano niyo mpamvu ubona nabaye gutya abaye sere cyane nawe urakabya umbe ngo babagize serious kugira uzabone bya bindi byanyu murimo ndaseka haragiye birashira nawe naje gusura hamagaritse wakwicaye se ninjye ukwicaza mu rugo rwawe basi se ushaka twicare aha ngaho nta kibazo hano ntacyo nta kibazo icara basi ntakicara so wakwicaye sira ushaka kunerura icapa ubwo mbyanze baraka numva warabyibushye cyane isanzwe nyine najya hindutse nyine sheri nyine mbwira nta kibazo urabizi nyine tumaze iminsi bisa nkaho ari myinshi tutabonana yego ndakeka ni amezi abiri najya mu kwezi n'igice ukwezi kuzuzura ejo shuwa yego oya sheri ni amezi abiri harya ejo ni ejo ni tariki umutwe wawe ariko wambwiraga gushaka kuma ariko nategereje ndaheba yega nawe niba uba wanyibagije simbwira niba atari ndahumiriza se cyangwa urakama byaba byiza utari kureba nagiye ndebe ya tonde ngiye narambiwe ngiye kureba oya so baza kubikora ubwo ndabizi wowe ukunda amatsiko shashe narambiwe nawe ese wakwitonze ndebe oya umpaye akaboko nizere ko atari ikintu uri kunzirika kuko nakwica ese utinya ko ese ndi umurozi ngo nakuroga urabizi twakwicana oya nta kintu kibi nagukora ni iki koko urimo kuntera amatsiko okay nawe thank you nakuze cyane shira nyine ndishimye cyane ku buryo utabyumva nyine ntarabona ko nishimye gusa nyine nanjye ngufite surprise ikintu cya mbere mba nshaka no kukubona wishimye shira urankunda ndagukunda cyane nta kintu na kimwe cyatuma unyanga ubuze ukumva cyava urukibuka umunsi twari tugiye gushwana
dupfuye akantu k'ubusa ese si twiyunze ariko nasanze uri kumwe n'undi mukobwa ese gute nawe kurakara shaka kano gasanye ngira nanjye mfite amatsiko kandi nawe urabona ko mubaza amatsiko surprise ngufite urayifumbura fura ni oh my god ubwo nabimenya umva fumbura ngo haye amasegonda angahe ko ntari bubishobore se sha basi gerageza umva ni surprise guriya umva nawe urayumva wishime ngo ujye umva no mu buzima bwawe bwose zabigushimisha je nese shuri kuko nze kunkorera ibintu byinshi bikanshimisha aho koko ni igiki usigaje ku buryo uri buntungure okay sheri umva mbabara basi gerageza yego gerageza basi akantu gato ubyice ngo kosara ko wagerageje sibyo yego okay gerageza wanza ni impano se bisa nkabyo ubwo byaba ari impano ariko iba ari impano ntayo naba nzi kubera nyine wayifora nayifora okay sheri nyine umva yego turampimbikira sheri nyine mfite surprise umva ntago wabyumva kirega cyakwiguhereza ufite amatsiko mari magari kirega amatsiko yandenze nyine sheri urabyibuka cyagiye nyine nari ngiye kugenda yego nabizi nyine ko twaryamanye hanyuma nyine sheri umva shatsizi nukubaho mbihera ndumva nishimye hari ikintu wasize se oya sheri nawe soya niyo naba nagize ntacyo byaba bitwikwa nawe nagishyize mu biganza byawe ahubwo urabikumbuye twongere oya sheri oya pe nyine twakongera nk'umunani tubana tuzongera kenshi cyane ahubwo nyine umva se sheri urabyakira ute mfite amatsiko y'ukuntu nyine ari umva sheri ni byiza ku buryo utabyumva nanjye ndimo kumva ukuntu ari byiza ariko mu by'ukuri njyewe umbwira niba ari byo ukumbuye twongere icyumba ni icyanjye kirahari oya it's okay nabyo ndabikumbuye gusa nyine ntabwo ari nonaha sibyo ahubwo yego fora ni iki okay reka nkumara amatsiko nyine sheri urabizi nyine cya gihe hashize amezi 2 nubwo utarimo kubyuka nabikwibuka nabyumvise ariko sheri nyine ndagukunda cyane nawe urabizi ariko ntungorere urabona aha ni iwanjye nta wundi muntu uhari ntabwo nabyemera nshaka ubimbwire se sheri nawe wibuke Ngomba iki? Sheri, niba ndatwite se hari icyo utari kumva. Niba hari umukobwa wa mbere mu buzima ujya untangaza ni wowe pe. Sheri nanjye ndabizi. Utari kumbwira ngo numve ni iki. Ndi kukubwira ngo ndatwite. Ndayo Sheri. Uratwite? Ndatwite. Indi maze kugira nyine cyagiye byase nyine bica amatora urumva ukuntu Imana yadusubije tugiye guhita tugenda tubane tuzakora ubukwe nyine turi kumwe n'umwana wacu nawe ntabwo wabyumva nyine Sheri. C'est surprise ikomeye. Uri serious? Sheri ndi seriye. Sheri rwose ntabwo nakubeshya. None se ko buretse. Okay nyine nyigera. Buretse ariko. Mbese ko utabimbwiye. Yani surprise ariko. Buretse. Surprise imeze gutyo. Yego Sheri. Nose nicyo kintu wambwiraga umva nyine nicyo kintu cyumva ntabwo uskuri byacimishije byandaje mana we ntabwo. Rega aho kumara amatsiko kutumye cy'ubwoba. Uratwite? Ndatwite Sheri. Ni gutyo wishima? Kareka. Okay basi nyine reka nkwereke sibyo? Tuzabigenza utago tuzagutura hehe? Nta kintu. Mwana tuzamwita ndese? Umwana wande? Umwana wacu Sheri. Erega amezi 2 arashize. Amezi 2 erega ni menshi. Ubwo amezi 2 ubu baraye bagufunze waba waramaze kumenyera muri gereza? None uraje unyituyeho ngo uratwita amezi 2 ashize? Ntabwo nabyumva pe. Ubuse niba ndabizi ukuntu yego dushobora kuba twaranabikoze ariko ubu niba waragenda handi ukabikora ukaza urukundi Sheri urimo kumbwira gutyo urabizi ndakunda cyane ntabwo naguca inyuma subiriza ngibyo pe oya pe yes baba Kennedy njyewe Kennedy ubuse Kennedy ni gute umwana byari undi ubwiye iyo nkuru nayikwiza Sheri utangiye kuba umwana yakubwiye ko mwite umwana wawe wibuke ko ari wowe wari no kuyibutsa uburyo biriya bintu babikora sinari nabuze aho nkira akaba ari wowe umfasha ariko mu by'ukuri nta nubwo ari njye wemera kwiranda neza kuvuga iki uranyihaka nshatse kuvuga ngo
iriya nda, iyo nda nakuvuga ishobora kuba atari wowe, ishobora kuba atari wowe, ariko ni wowe ni wowe, ntabwo urimo kubyumva neza. Amezi abiri ubu se warifashe ku buryo waba cyane kuba cyagiye nabuze imihango byumva ndaje njya kwipimisha, ariko ibaze sheri wambaye. Ariko Kennedy naragowe, sheri nyakanye naragowe sheri sombwe wambwiraga c'était surprise tegereza nibi unyakirije maze reka nze nkubwire rero inzira yakuzanye urayizi, uriya muryango sheri si wambwiraga nta kintu na kimwe wanjye, ndashaka kukubona usohoka. sheri urabizi ndagukunda ntabwo wabya ndekura sheri utangiye kunyumva, ndekura rwose ntabwo nabyumva, wihangane siniteguye kuba papa rwose. sheri ibyo bintu urabimbwiye urabizi neza, njye ndabizi neza ko mfite inzozi nziza, ariko haramutse hajemo iby'umwana ntabwo watera inda, ntabwo naba nkibigezweho. none tubigenze dute se? urayikuramo dukomeze dukundane. sheri sheri ngende igendere rwose, igise umwanzuro n'uyu, urayikuramo dukomeze dukundane cyangwa se urasanga se w'umwana. twatinga neza. Wakitinga neza gute se? Urakeka turi mu ikinamico ngewe? Ndagukunda nta kintu ntaguhana, uri buri kimwe cyose kuri ngewe. Wow. Cyaze nyine munsi ko nabikoze. Ubwo se nyine ntange nkubeshye ko ntunyite sibyo? Utangiye kunyibwishika gutyo ngo gere ntabwo dutera. Utavuga ko ari urukumbesha. Akira. Utavuga ko ari urukumbesha nakira. Niba harya. Utavuga ko ari urukumbesha. Erega. Ndagukunda nyine. Ntabwo ntera inda. Egiye cishwa hanga ntabwo ngusha. Ceceka ngiye kunyita kushire wawe. Nta nisoni. Ntanagutera rushi. Nta nisoni akira. Akira amabyi yawe. Nukanya ubwo se nakwamwita ubwo se magiye hehe yaje kwiyizanya nta nisoni mbwa gusa. Ubu si imwana nguhaye ugiye kuyikuramo insigire ni nzayihane wundi. Amabyi yawe ngiye kuvuga kuramo byanze. Muramo umwanda wawe. Undi ari kunyanduza gavanfu bamuramo. Kaririba ceceka ngo ngafatagira. Nashaka unkubita ndakwanga no mu buzima bw'ubuzima bwa niba twigeze guhura ku isi hari bebe n'umwanda ukwiye kuba basi please wanyu nongeye kunkoraho nta n'isoni akira navuze ngo dukira ariko abana byawe wari wabipanze kuramo ninyukuramo ndayikuramo nabi fata kuramo gravo ariko uzi n'ibibi akira nabana nagukura urongera nkunda rero ntabwo wagenda Sheila ntabwo wagenda uraje nyine nafite nk'iki urabona gute cyangwa wandoze akiri kuramo se shiwumani cyambabaje uko nagukunda kandi ko masara y'umuhungu muzima kuye akira amabyi akira yenzo bityo byanze bike n'ubuzima bwawe urabizige n'amazangizi siba muri telefone yawe n'inzira ko bikindi gihe umpamagara ukumva ndisharia uriga ejo n'istajya bya kunyitara n'kimbwa n'usanga uzabanze n'andi mbwa ku isi nabanyuze nkawe haniso uri kwiguheba rero uri kumuka urankunda nabibonye n'urankunda hanisoni imbwa gusa sawa no mu buzima bwawe uzanyibagizwe wangegera gusa ntugapfe nabi wanjishiwe ngiye gubura tutiburi iyi nyana y'imbwa yo kwa Claude yambwiye uyu mukobwa ngo nzamukunda kugeza naho umutima wanjye rero y'umugabo semba ajya mu nzira amatwi ndiye koko umukobwa yifata akaza akambesha ubuse uyu koko
abana wowe ukumva kuko wabigenza gutyo nabigenza nti arambeshe ngo aratwite nyuma arire turuve arangije arambwira ngo ntago afite gashaka kureba urukundo aramukundaga erega nanjye mbaye imbwa pe mbaye imbwa ubu siyo nemera kumurera ntari kubiki wasanga ari ngewe wanayimuteye ubu sinzongera kumwibuka imbere mu byo kumukunda rwose aka gahinda nzagakwiza ngeze kubura umukunzi inyana y'imbwa kwa Claude nawe yanyoheje kandi nikundira agasimbi ikanyesha ngo ngundane nawe itakora aha ibishigishiye ararusoma